Nje kukubwira amagambo ashobora kuguhindurira ubuzima ukaba umugabo nyamugabo ukareka kuba imbwa nyakabwana. Ijambo rya mbere ni uko ugomba kuba uri umugabo ushitse, ufite ubwenge very mentally and naturally, cause ibyo wakora byose uko wagenda kose, uko isi yakwikaraga kose, kazi ugasanga ufite ubumenyi bwo gusobanukirwa uko uba mu isi n'ibyo uyikoramo. Icyo gihe ubasha kuba intwari mu rugamba, ubasha gutsinda utsindishije intwaro y'ubwenge. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana riravuga ngo ufite ubwenge yaramenye, ufite ubwenge yamenye Imana, kandi yaravuze ngo abanjye nzabahereza ubwenge. Bishatse kuvuga ko ubwenge buvuze buri kimwe, ubwenge buyoboye buri kimwe, kandi dushobozwa n'ubwenge kugira ngo dukore ikintu. Kandi iyo ufite ubwenge ubona